Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku gisibo Uhoraho yishimira. Ni nacyo gisibo twatangiye kureba uburyo dushaka kukibamo, kuko ari cyo twifuza kubamo mu by'ukuri. Haleluya. Birashoboka ko twakifuzaga, kuko twifuza yuko amasengesho tuvuga azamuka akagera mu ijuru. Kandi nyamara ijambo ry'Imana muri Izayi umutwe wa 58 niwo turi gusomamo, ritubwira ko murasenga ariko nimusenga uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Kandi nyamara twebwe twifuza ko ijwi ryacu ryumvikana mu ijuru. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo bitumara iki gusiba niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya. Ntacyo byaba bitumariye. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo dufite icyifuzo cy'uko ibikorwa byacu, amagambo meza yacu, kwigomwa kwacu Imana ibibona. Ni nayo mpamvu twebwe twemeye kugenda uko Imana ishaka. Muri kwa kugenda uko Imana ishaka rero turi kugenda tureba aho twagendaga nabi kugira ngo dukosore, bityo ijwi ryacu ribashe kugera hehe mu ijuru. Kuko buriya amasengesho tuvuga tuba twifuza ko Imana yumva. Ntacyo rero byatumarira muvandimwe nkunda ko twasenga amasengesho atumvwa n'Imana. Ntacyo byaba bitumariye. Bose twaba turuhira iki? Byaba bitumariye iki gusiba niba Uhoraho atabibona? Byaba bitumariye iki kwigomwa niba Imana itabibona? Byaba bitumariye iki kwibabaza niba ntacyo bimariye Imana? Niba Imana idashobora kubona ko twibabaje ngo izaduhembere icyo twibabarije. Kubw'ibyo rero tugiye kureba uburyo twabikoraga, tugiye gukosora kugira ngo tubikore neza, maze wa mubabaro wacu ejo uzaduhindukira ibitwenge. Kuko hagowe abasekuye umunsi kuko bazarira ejo, hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Ngewe rero iyo ndi kukwigisha muvandimwe mwiza, numva nifuza kuba mu bahire. Abahire rero nabo ngabo bagowe uyu munsi, ariko nkagira ngo tugorwa ariko n'Imana ibona ko tugowe. Kuko hari ubwo ushobora kugorwa isi ikabona kugowe ariko Imana ntibone kugowe. Ibyo twagiye tubiganiraho rero. Turi kugira rero ngo turebe uburyo dukosora bya bindi twajyaga dukora, twibwira ko turi kugira neza, twibwira ko ntacyo bitwaye, twibwira yuko kubijyanisha n'igisibo ntacyo bitwaye, ariko Imana ikaba yaramaze kubibihirwa. Haleluya. Ikavuga ngo igisibo nkeneye ntabwo ari cya kindi cyuko tutavuga rero ya muvandimwe. Ntabwo ari cyo gisibo Imana ikeneye. Ntabwo ikeneye ureka kuvuga iryo jambo. Ntabwo ari cyo Imana ikeneye. Umva igisibo Uhoraho akeneye niko akubwira. Ngo igisibo kinshimisha ni iki ngiki, kudohora ingoyi z'akarengane. Iki twakiganiriye wejo, kudohora ingoyi z'akarengane. Kudohora turi kucyumva. Kudohora ni ukoroshya. Iyo ikintu cyari gihambiriye cyane bakakidohora, ni ukuvuga ngo barakigabanyiriza ubukana. Wenda tuvuge umuntu wenda yakoze ikosa, noneho ahabwa igihano wenda cyo gufungwa imyaka 5. Noneho iyo badohoye hari ubwo bayigira 2 cyangwa 1, cyangwa se bakanamubabarira. Kudohora, badohoye. Iyo bavuga ngo badohoye no kuvuga ngo icyari ikibazo cyabonewe igisubizo. Mbese nubwo icyo gisubizo kitari gikwiriye, nubwo wa muntu bamuhaye icyo wenda atarakwiriye, ariko bagitanze. Kudohora rero no kuvuga ngo nge narindakaye, narimbabaye, ngiye gukora icyo uburakari bwanjye buntegeka, ngiye gukora icyo umubabaro wanjye ntegeka, ariko ndigarura. Nigaruye nisubiraho, nisubiyeho rero ndababarira, ndadohora, nkuraho cya kintu naringiye gukora. Noneho rero ijambo ry'Imana rikavuga ngo tudohore ingoyi z'akarengane. Ingoyi rero ni iki? Ingoyi ubundi iyo bavuga ngo umuntu ari ku ngoyi, ni ukuvuga ngo ababoshye. Ingoyi ubundi ni umugozi. Kudohora ingoyi rero ni ukuvanaho imigozi. Hanyuma akarengane rero nako turakazi, kudohora ingoyi z'akarengane. Haleluya. Ijambo ku ijambo turi kubyumva. Kudohora twamaze kumenya icyo ari cyo, ni ukuvanaho cyangwa kubabarira, ni ugukuraho icyari gitsikamiye abantu.
ingoyi tumaze kumva ko ari imigozi yo kuboha abantu. Ikintu cyose kiboshya abantu gishobora kuba atari umugozi uhambira mu buryo bugaragara, ariko bavuze bati runaka ari ku ngoyi, ni ukuvuga ngo arababaye, afite umutwaro uremereye cyane. Akarengane rero nako tuzi icyo ari cyo. Akarengane wenda ushaka kuvuga ngo ni kwa kundi wenda mu butabera niko akarengane, ariko akarengane ntabwo turi bukarebe mu bucamanza gusa, turakareba n'iwacu. Akarengane, kurenganya umuntu ni ukumucira urubanza rubeshya, ukamwita umunyacyaha kandi nta cyaha afite, ukamwita umubi kandi nta bubi yifiteho, ahubwo ari wowe waciye urubanza nabi, ari wowe wafashe ibintu uko bitari, bigatuma wa muntu umushinja icyaha adafite. Icyo gihe uwo muntu bavuga ko arenganye, hakaba yanahanwa rwose. Abantu bararengana bakanahanwa. Twaganiriye ku mugore witwa Suzana bakambwe baramurenganyije, ndetse barangije bamucira n'urwo gupfa arengana. Ni ukuvuga rero ngo kurengana ni ukwirengagiza ukuri, ukirengagiza ukuri ubizi cyangwa se utabizi, kuko hari igihe umuntu arenganya undi wenda atanabizi. Niyo mpamvu burya imanza zibaho, kandi mu manza bagasaba ko abantu batanga ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo iyo udatanze ibimenyetso bifatika urarengana. Hakaba rero n'abantu bazi kuburana imanza z'amahugu, akabeshya ikintu we yaramaze gupanga uko azakibeshya kandi bigakunda, noneho wowe nyiri ikintu waba udafite ibimenyetso bifatika bakakurenganya kandi bigakunda. Izo manza tujya tuzibona. Wowe muvandimwe ukabuza ukuri ukavuga uti runaka ararengana, ariko mu bucamanza ntabwo bavuga ngo ngwino bivuge, oya baravuga bati tanga ibimenyetso byerekana kurengana. Iyo ibimenyetso bibuze ni ukuri bararugukatira kandi urengana. Ubwo rero ya Mana yacu y'intabera niyo izaturenganura. Mu by'ukuri kurengana ku isi nge nabonye ari ibintu biriho pe, nabonye ari n'ibintu bishoboka ukurikije uko amategeko y'isi yanditse. Ni ukuvuga ngo mu mategeko y'isi baravuga bati niba ikintu cyabaye natanga ibimenyetso. Tuvuge, reka dufate urugero rufatika, umwana cyangwa se umuntu afashwe ku ngufu, umugabo araje agufashe ku munwa agukoresheje ibyo ashaka. Iyo ugiye kumurega rero bakubwira bati tanga ibimenyetso byemeza ko ari we. Ibimenyetso se ni ibihe? Yaje gusanga iwawe agufata ku ngufu, ikimenyetso uri butange ni ikihe? Noneho wajya no kubivuga bakavuga batumva ntabwo twabyemera. Wenda nk'umukobwa bijya byoroha, wenda bakavuga bati wenda biragaragara ko ari icyo yakoze, ariko nk'umugore babwirwa n'iki se ko wafashwe ku ngufu kandi biba mbese bigaragara ko utakiri isugi? No, mbese urumva icyo nashaka kuvuga ni ibimenyetso. Nge nibyo ntashakaga kuvuga cyane, ntabwo turi bujye mu gikorwa ubwacyo, ahubwo ndashaka kubwira ibimenyetso. Ukagenda uvuga uti nyamara ngewe umuntu rwose yamfashe ku ngufu, bakavuga bati ikimenyetso ni ikihe? Iyo ubuze ikimenyetso rero byitwa ko uri kubeshya kandi wenda uri kuvugisha ukuri. Niyo mpamvu mvuga nti kutarenganya mu isi biragoye, ariko kandi n'abarenganya ntitubarenganye, amategeko niyo arenganya. Niba avuga ati zana ibimenyetso, kwaba utabashije kubona ikimenyetso, ubwo se ubwo biragenda bite? Nyiri aho ngaho hari umuvandimwe wigeze kumbwira ukuntu ubundi muri Kiliziya Gatolika hari ikintu wenda abantu batajya bamenya. Hariho urukiko rwa Kiliziya Gatolika rushobora gusuzuma dosiye z'abantu batandukanye, umugore n'umugabo bari barasezeranye, barahawe isakaramentu, ariko bikaba ngombwa ko batandukana. Iyo utanze ibimenyetso bifatika byerekana koko ko nta konsomasiyo ya mariage yabayeho, barabatandukanya. Ni ukuvuga ngo muri Kiliziya Gatolika urwo rukiko rurahari, rwiga ku madosiye ameze nk'ayo abantu bagenda batandukana, bashakanye bari kugenda bakoze divorce, ariko bagashaka no kugira ngo batandukane no mu Kiliziya kugira ngo umwe muri bo abashe kubona isakaramentu. Iyo ubashije rero kwerekana, ni ukuvuga ngo iyo bakiriho bombi, iyo ubashe kwerekana ko wa muntu mwabanye mutigeze mubonana nk'abashakanye, ukabasha kubona ibimenyetso bibyemeza, icyo gihe barabatandukanya. Ariko se noneho ni ukuvuga ngo Kiliziya ishobora gutanga uburenganzira bw'uko uhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa nubwo uwo mwashyingiranywe yaba akiriho, uwo mwari mwarashyingiranywe, birumvikana. Ariko aho ngaho niwe njya mvuga nti uru rukiko nta muntu ruzigera rugira umwere. None se ikimenyetso kizatangwa kizaba ari ikihe?
ntabwo byoroshye ko ugaragaza ko umuntu mwarabanye cyangwa mwarasezeranye murataha mu giwanyu mu rugo kugira ngo uzemeze yuko mutigeze mugira icyo mukora. Biragoye n'ukuri. Nkavuganira ibi bimenyetso biragoye, kandi nyamara hari abantu umuntu abazi ukaba uzi ko yagize rwose mariage itarigeze wenda igera ku ibanga ry'abashakanye, ukaba wabibona wabimenya bitewe n'ibimenyetso wowe ubwawe wenda wegiye ubona, wenda se n'umuvandimwe wawe wakoze iyo mariage akaza akakubwira akaga kambaye wakamenye. Uzi ko iri joro umugabo wanjye wenda yaraye mu kabari, n'urugero. Hari abagabo babikora gutyo, bakabikora gutyo mu buryo bwo kwanga abagore babo, cyangwa se wenda yarozwe cyangwa iki. Mbese muri make kugira ngo uzabone ibyo bimenyetso biragoye. Nicyo nashakaga kuvuga cyitwa ikimenyetso. Bityo rero niho navugaga ni ubutabera bw'isi biragoye kugira ngo burenganure, ariko Imana irebera mu bwisho yirarenganura. Noneho rero iyo bari kutubwira hano muri Bibiliya ni ukudohora ingoyi z'akarengane, kuko akarengane mu isi kariho, kandi kaburiwe ibimenyetso wa muntu ararenganye, bamuciriye urubanza rw'uko agomba gupfa kandi mu by'ukuri arengana. Ibyo biriho rwose, ukaba wowe wahagarara ko runaka arengana, ariko mu by'ukuri udashobora gutanga ibimenyetso byerekana ko arengana, akaba yarenganywa ubireba kandi bikakirwa. Ibyo twagiye tubibaho kenshi, wenda ndabivuga muvandimwe ukibuka na runaka uti na runaka koko niko byagenze, barahari bagiye barenganywa tukabibona, ariko tudashobora kugira ikindi tubikoraho. Ariko kandi abacamanza utabarenganya ubwo ari amategeko ashushanyije uko nguko ndi kubivuga. Turi kureba rero mu mategeko y'Imana, Imana irebera mu bwihisho iyo imenya kurenganura. None rero iri kugutuma nawe shingo y'akarengane, nubwo mu isi barenganya, wowe wirenganya abantu. Kandi birashoboka muvandimwe, birashoboka ko wowe wavuga uti nta muntu uzongera kurenganya, nta muntu uzongera kwangira ubusa. Ejo twarabiganiriyeho tureba ukuntu ugira gutyo ukanga abahutu bose, uwitwa umuhutu wese, ndetse ukamenya no kubareba mu bandi ukanga abatutsi bose, uwitwa umututsi wese ukanga abatwa, uwitwa umutwa wese akaba yararenganiye kuri wowe. Cyo ngicyo ejo twakiganiriyeho, kandi ndongera nkivuge ngishimangira, kuko izi audio zigomba gufasha ubukristo bwacu kuba buzima bukabamo Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ejo narabivuze, ntabwo Nyagasana akubwira ngo va mu byo wari urimo ngo kugira ngo unkorere. Ashobora kubigusaba cyangwa akagusaba kumwamamaza mu byo urimo. Aha rero niwe ndi kugira ngo ngufashe kubona Yesu ahuri. Haleluya. None rero izi ngoyi z'akarengane twashyizeho abahutu, tukabarenganya mu mitima yacu, tukabashyira mu cyumba kinuka, tukagifunga, twaragiza n'urufunguzo tukarujugunya, kugira ngo hatazagira n'utekereza no kumufungura mu mutima wanjye. Ukwiriye kurenganura umuhutu muvandimwe, ukwiye kurenganira umututsi. Warenganiye mu mutima wawe, ukaba waranze ubwoko bw'abatutsi n'agahinja k'umututsi ukumva ntugashaka. Muvandimwe, cingoyi z'akarengane, dohora ingoyi y'akarengane, ni ukuvuga ngo kuraho iyo ngoyi waboheye abo bantu. Warabarenganyije ubaziza uko basa, ubaziza uko bavutse, kandi nyamara ntawahisemo gusukwasa. Twe twaravutse dusanga turasa kuriya, nuko Imana yabigennye nuko. Kandi njyewe Yesu yarambwiye ati njyewe byose nabigennye mbikunze. Buri wese mukundira ukwasa, buri wese mukundira ukwari, ariko ugasanga wowe unyangiye ukundi, cyangwa nkakwangira ukuri. Muvandimwe, izi ngoyi z'akarengane twebwe abajya mu ijuru turazifite. Izi ngoyi twaboheyeho abantu turazifite pe. Ukumva waramaze guca urubanza ukavuga uti nta mutwa wagira ubwenge, tukabarambika hariya. Ariko umutwe atanga igitekerezo ngo yego ngo n'umutwe yavuga ijambo se ari kumvikana, ukumva ko ari umuntu ugomba guhorana ubwenge buri inyuma y'ubw'abandi. Kumva ko ari umuntu yaza kugusaba umukobwa, tuvuge yabengutse umukobwa wawe maze nkwenene mukayishyira, yewe we ubuse watinyuka, ukumva ko umutwe agomba kurambagiza mu batwa bagenzi be. Byararangiye. Nuko rero tugenda turenganya abantu mu isi, ugasanga umuntu arazira icyaha kitari iki. Umwana w'intama twarakize ako katekerezo, cyangwa se n'umugana hari umwana w'intama agiye kungo kwiriba, ahahurira n'ikirura. Ikirura kirareba kibwira ko gatama ngo wa ntama, ngo akana we
ngo ngiye kukurya ngo warantutse. Akana katese nagututse ryari kandi nari ntaravuka. Ikirura kirakitegereza ngo niba atari wowe ngo ni bene wanyu ngo ariko ndakurya. None rero agatama kaje gutabarwa mbese n'Imana niko navuga. Ariko se muvandimwe birakwiriye koko wanga umuhutu ngo niba atari wowe ni bene wanyu ariko nibo. Yego birakwiriye ko wanga umututsi ngo niba atari wowe ni bene wanyu. Yego birakwiriye ko wanga umutwa ngo niba atari wowe ni bene wanyu. Kandi warangiza uti ndi umugenzi ugana mu ijuru. Muvandimwe ugana mu ijuru koko. Birakwiriye ko tudohora ingoyi z'akarengane. Birashoboka ko twigishijwe amoko kuva kera tukiri batoya, ariko uyu munsi Nyagasani ari kukubwira ati ya ngoyi y'akarengane iri mu mutima wawe, uboshyemo abatutsi, uboshyemo abahutu, uboshyemo abatwa, uboshyemo abazungu, uboshyemo abirabura. Hambura iyo ngoyi y'akarengane uyijugunye. Hambura uwo mugozi, kuko uwo mugozi mbere yuko wica abandi ubanza kwica wowe. Ukabanza ukaguha ubwenge buhumye, ukaguha amaso atabona, ukumva abantu bose urababihiwe, ukumva bose bapfa ari bwo wagira amahoro. Ariko se ngewe Nyagasani Yezu Kristo ajya ambwira ati ariko abantu banganira iki koko? Ako muvandire ka twisuzume koko. Ndakwanga ko ntari buze gutura iwawe. Ndakwanga ko ntari buze kurya ibyo waryaga. Ndakwanga ko utagendaga ku isi ngo mburaho nkandagira. Mu by'ukuri nakwangira iki koko? Ariko utekereze ko umuntu yanga undi akamwifuriza no gupfara. Ukumva wanezezwa no kumva ko kanaka atakiriho. Birakomeye. Turabagenzi bagana mu ijuru kandi ngewe ikintu nabonye. Naba batera intambara z'isi ngiye mbona niya gatatu niya kane zizaba nibikomeza gutya. Urwango rukomeza kubibwa mu mitima y'abantu. Hazaba n'intambara navuga ngo sinzi iyo uko umuntu yayita. Ntabwo ari intambara y'isi ahubwo hazaba intambara noneho yo kumaraho abantu bose kubera inzangano ziri mu mitima y'abantu. Kandi abantu bazamuriza inzangano abenshi ni ababatijwe. Ni ababatijwe. Ubu ngubu biragoye kubona umuntu utaranabatijwe. Biragoye pe. Biragoye. Nigeze kumva inkuru y'ukuntu kera umuperezida umwe ngo yari afite izina ry'iri Kristo, ari amazina y'amakristo nyine. None wagiye gusura perezida hari mugenzi we. Mbese inkuru ivuga gutyo, none ageze asanga imbwa y'uwo mu perezida yagiye gusura yitiranwa n'uwo mu perezida wagiye kubasura. Noneho araza atanga itegeko ko mu gihugu cye ayo mazina y'amazungu acitse. Ayo mazina akavaho. Twebwe rero iyo tugiye kubatizwa muri Kiliziya Gatolika bakubwira izina ryawe ry'Irinyarwanda, ariko n'iri Kristo rero tuyakura kuri ya yandi nyine tureba mu bitabo. Ari byo nakubwiye nyine ejo twizihizaga mutagatifu, bazina mutagatifu wanjye, nawe wizihije uwawe, n'abandi bazizihiza babo. Mbese muri make bazina mutagatifu warakomeza. Noneho rero ayo mazina avaho. Ariko kuba yaravuyeho ntabwo byavuze ngo batisimu ivuye, ahubwo havuye ayo mazina y'amazungu, kuko yaravuze ati nta nubwo tuba tuzi icyo avuga. Usanga kenshi na kenshi ari amazina abantu bagenda bitirira ibintu, ugasanga ndumva narigeze numva hari ukuntu bagenda basobanura amazina amwe namwe, ngo Gisele ngo ni inkota, ugasanga wenda Sylvia ngo ni ishyamba. Donc ugasanga hari amazina tugenda twitirira dufata ryoshye, ariko mu by'ukuri afite ibindi bisobanuro by'ikindi kintu. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga ni iki? Ntago ari mu bisobanuro cyane by'amagambo etymology, oya icyo si cyo ndikundimo, ahubwo ngiye icyo nakubwiraga nayo mazina nubwo agenda asa naho atariho. Ugasanga ku mafisha amwe namwe ntabwo bayafite ayo mazina, ariko si uko batisimu itariho. Barabatizwa ariko ntibitwe amazina twe twita amakristo ari mu gitabo cy'umukristo, ni ukuvuga ngo kizwi ku buryo bwa Kiliziya y'isi yose. Dukomeze rero. Usanga rero abo babatijwe banajya mu misa rwose cyangwa se mu yandi masengero, ari nabo bagenda bagambanirana, ari nabo bicana. Ugasanga n'amahoro ku isi arabuze kubera ba bantu babatijwe. Aho rero niwe ngewe nibaza nkavuga ni batisimu ni iki? Ese uwo muntu wahawe iyo batisimu yahawe batisimu y'ukuri? Reka ngusubize nkubwire ngo yego, batisimu ni y'ukuri, ahubwo wa muntu yayikoresheje nabi.
kuko iyo tubatizwa twanga shitani n'ibyo duhendesha ubwenge n'ibyo dushukisha byose. Ubwo rero iyo uhindukiye ukabyemera vuga ngo batisimu yo iba yaragumyeho, ni ikimenyetso kidasibangana, ariko wayikoresheje nabi. Kubw'ibyo rero muvandimwe, uba wanditse mu gitabo cy'ababatijwe ariko ntabwo wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo ucyandikwamo iyo izina ryawe ryabatisimo cyangwa ari mu gitabo cy'ababatijwe gihura koko n'ibikorwa byiza warahiriye ubatizwa, nibwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyo rero akaba ari nacyo gitabo Yesu azabumbura igihe azagaruka akasoma amazina y'abatagatifu. Ni ukuvuga ngo abavutse bakabatizwa bagasenga uko bikwiye bagakora ibikorwa byo gukiranuka, nibo banditswe muri icyo gitabo. Ni igitabo cy'abayunguruye mu yandi magambo. None rero ndi kureba ku isi abantu bari kugenda batera intambara, abari gutera imidurumbano, abari kwica abandi, abari kugambanana, abantu babatijwe. Iyo batisimu yabamariye iki? Icyo gisibo babayemo abenshi ugasanga umuntu araje ngo njyewe ngo nari umukristo gatolika, ngo ariko ngo nabivuyemo, ngo nagiye ngo morokore, ngo nakijijwe, ngo nabanye muri gatolika ntacyo nakuye, ndabyemeye. Reka nkwereke uhari wari umeze ute. Ugasanga ni bene b'abakristo bitwa ingwiza murongo. Njyanganira n'abapadiri ugasanga padiri avuga ati mu gitabo cy'ababatijwe dufite abakristo 15,000 ariko abaza mu misa ni 3,000. Ubwo ibindi 12,000 biri hehe? Byaraguye. Abo rero umwe muri bya bindi 12 byaguye ni uza ngo yewe ngo ngewe ngo muri gatolika ngo ntacyo nahakuye, ngo niyo mpamvu ngo nafasha agakiza. Ngeyo umbwiye gutyo ndakubwira icy'ingenzi no kubona Yesu kandi nawe akakubona, kuko muri gatolika wari kurimbukiramo, wari uri muri ingwiza murongo, ntacyo byari bimaze. Aho ugiye rero niba ukangutse genda ntubingwiza murongo. Kubw'ibyo igisibo cyo gukanguka kizaba gitandukanye na cya kindi wabayemo usinziriye. Muvandimwe aho turi kumvikana. Nuko rero turi kugenda tureba uburyo tudohora ingoyi z'akarengane. Abo bantu twarenganyije igihe kikaba kibaye kirekire, abo bantu turi kugenda tugambana, abantu turi kugenda tubuza umugati mu kazi. Ese muvandimwe uwo muntu ijwi rye ko riri kugutakambira ari kubwira ngo muvandimwe urampora iki? Wadohoye iyo ngoyi y'akarengane ufite kuri uwo muntu. Isi irarenganya, cyo twamaze kucyumva. Wowe rero gerageza kuvana abantu mu kungoyi y'akarengane, ubavane mu mutima wawe mu ngoyi y'akarengane wababoshyemo. Cya kindi wicara ngo ngewe ngo nanga ngo aba, ugasanga nk'umuntu w'umunyarwanda ngo nge nanga abagande, ngo burya ngo abagande ngo nta bwenge, cyangwa se umuganda ngo nge nanga abanyarwanda, cyangwa se umunyarwanda nanga abakongomani, burya abakongomani bateye gutya. Ugasanga twamenye kiritire z'abandi bikaduhera bikatubera impamvu yo kugira icyo tubangira. Ubwo rero ngewe maze kubona, ngewe njya mbwira abantu tujye dushima Imana ariko ituma tunabaho igihe kirekire. Ngewe nabonye ko hari ubwo n'imyaka igenda yigisha ukaza gusanga ba bantu wangaga kera babayemo inshuti zawe. Haleluya. Ibyo ngibyo nagiye mbitangamo ubuhamya kenshi, ukuntu twagendaga twigishwa nyine muri iyo politike bagakubwira bati wanga abantu b'ubwoko bunubu, ukumva urabanze, ariko nyamara kera wamara gukura ukabona nta ribi ryabo, ndetse ugasanga ufitemo inshuti nyanshuti, ugasanga za nshuti zigutabara ahubwo zituruka muri ba bandi kera bakwigishaga ko ari babi. Ibyo ngibyo ndabivuga muvandimwe, ugahita nawe wibuka ubuhamya ufite kuri icyo ngicyo, nanundi akibuka ubuhamya afite kuri icyo ngicyo. Nge naje gusanga n'abandi twitanga ubwoko butari ubwacu, kwa kundi twabaga twabishushanyije nyine, ari nabo nshuti z'umugisha, ni nabo bagiye badutabara, ni nabo bagiye batugirira neza. Kubw'ibyo rero ngewe iyo mpagaze nshima Yesu waturinze twese agatuma tunamenyana. Nkavuga niyo shimwa Yesu nukuri amugeze imbere ndamushima, nkavuga nta kushimwe mwami wanjye we, warinze barunaka na runaka, nanjye ukandinda tukaba duhoberana kivandimwe. Erega muvandimwe ahari urukundo n'umubano n'ukuri n'Imana ibihari, amoko aba yagiye, nta moko nta turere. Yawo ndibuka rwose mbere ya 94 ikintu cyitwaga kiganduga cyari giteye ubwoba, ariko ku buryo cyari nk'amoko yewe Tutsi Hutu ntago byari bikakaye nka kiganduga, byari ibintu bikomeye cyane. Ndashima Yesu wasenye icyo kintu, abanyarwanda bose bakaba babona ari abanyarwanda. Ndamushima uyu mwami w'amahoro agahora singizwa pe, atanga amahoro nkabibona.
kiganduga byari ikintu gikomeye. Abantu barakundanaga kugira ngo bazashakane bikaba ikibazo. Umwari umukigundu ari umunyenduga ntabwo byashobokaga. Ubukwe bwarapfaga, abantu bakanga kubutaha. Nta cyiza cyaturuka mu nduga, nta cyiza cyaturuka ku bakiga. Hakiga n'abantu bafite inda nini, n'abantu biyemera, abanyenduga n'indyarya, n'abantu mbese nguko uko twari twarabishushanyije. Ariko ngewe sinarimo n'ukuri, so kwivugira ariko sinarimo, nabireberaga kure. N'ikimenyimenyi nge narenze kuri ayo mabwiriza yabo icyo gihe, nuko nshaka nyine umuntu tudahuje ubwo bwoko bumeze gutyo. Kiganduga tuyirenzeho. Haleluya. Cyane nakubwiye ko navukiye mu misozi miremire, umugabo wanjye avukira mu misozi migufi. Ubwo rero muvandimwe wanjye nkunda, icyo ngewe nshimira Yesu Kristo nuko yavanye mu misozi miremire nkuko nabimusabye akagenda mu misozi migufi. Ubwo mu misozi migufi rero hari mu nduga. Ngiyeyo rero abantu byarabagoye cyane kubyumva, ntabwo byari byoroshye kubyumva. Bati wa mukobwa ko ari unakagiye gushaka umugabo. Webisa ni ngombwa ngo mbikubwire cyane muvandimwe, ndashima Yezu wakwiyeho izo mbibi. Kandi twashakanye muri 93 byari bishyushye cyane ariko ku buryo abantu bazaga bakambwa bati wagicucu, ubuze ubwenge ute, ugiye gushaka umugabo uyu nguyu, ubu urabona bizagenda bite? Ereka by'abandi bavuga ujye wemera ko ari byo. Ubuse bakaba baramwegereye bati njiji kicucu, ugiye gushaka uriya mugore, hari abantu b'inda nini uzamugaburira iki, nta bwenge bundi bagira, mbese bakamubwira. Ariko njye namureba nkabona arankunda, nanjye nawe yandeba ngo ngakabona ndamukunda, turikundanira tutitaye ku magambo y'aba bantu. Umva tumaranye imyaka 26. Naravuze numva ikizaba ntabwo kizaba gitewe na kiganduga. Iyo yamaze guti yataye agaciro icyo gihe dufata umwanzuro wo kubana. Nashakaga no kukubwira nti haragasingizwa umwami w'amahoro utanga amahoro, akavana ingo y'akarengane ku bantu, nuko kiganduga ikabita kiriho. Haleluya. Ubwo rero hari abari bararenganiye kuri wowe muvandimwe, bari abanyenduga cyangwa bari abakiga. Uyu munsi iyo ngo y'akarengane nubwo leta yayiciye ntise, ariko nawe wayiciye mu mutima wawe. Hari ingoyi zari ziboshya abantu, hutututsi yabiteye ubwoba. Ndizera yuko nubwo leta igenda idukangurira kutakomeza guha ibyo bintu agaciro, ndizera ko nawe ubukristo bwawe buri kubigukangurira. Kuko leta nibigukangurira uzatinya igifungo, ariko ntuzatinya Imana. Nudatinya Imana rero niho hahandi mu mutima buri gusya. Mu mutima harimo ikirungurira cyarakwishe. Yabo we nuko buraho umuntu abivugira, ariko yavuze ga byinshi. Uva muvandimwe, uwo ntabwo uri umukristo, n'ubundi imbere y'Imana nugerayo bazasanga wararwaye ikirungurira, umutima warabaye umukara kubera ikirungurira wakomeje kurwa. Leta ikakubuza kubivuga, uti nakundi nabigenza, nakunda ariko we oya. Umva ngewe naje noneho ntatumwe na leta, naje ntatumwe na runaka, nje ntumwe na Roho Mutagatifu ambwira ngo kiri kirungurira cyo kwanga amoko. Ni wangira umuntu uko areshya, ngo abantu barebare, ngo abantu barebare basegurira, ngo abantu bagufi base babagererere. Oya, umva Yezu Kristo arambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo ari leta intumye, ndakubwira Roho w'Imana amagurukije ambwira ngo nkubwire ngo ingoyi y'akarengane. Umuntu muremure yarenganiye kuri wowe, umuntu mugufi yarenganiye kuri wowe, umwirabura yarenganiye kuri wowe, umuzungu yarenganiye kuri wowe, umuhutu yarenganiye kuri wowe, umututsi se yarenganiye kuri wowe, umutwa se yarenganiye kuri wowe. Ingoyi y'akarengane. Haleluya. Ndumva tumaze kuyumvikana ngo y'akarengane tugiye gukomeza. Nituyumvise turareba rero ku bakozi bacu, ureba abana bacu, kwa kundi nyine duca imanza zibera tukaba tubizi. Udashaka ko umwana wawe agaragara yuko se kandi ari umunyamakosa, udashaka. Umva izo ngoyi zose Nyagasani Yezu arambwiye ngo nkubwire ngo zikate uzikureho. Dohora muvandimwe wanjye, ukudohorerega ntabwo ari ukudohora mu buryo bwo koroshya, kuraho. Haleluya. Kuraho ingoyi y'akarengane wabohesheje abantu. Ikindi rero guhambura iminyururu y'uburetwa. Guhambura turi kucyumva. Guhambura ndumva iyo jambo hari guhambira hakaba no guhambura. Guhambira ni ugushyira ibintu hamwe ugafata umugozi cyangwa ikintu kibyegeranya ukabibohanya. Ukubohanya.
guhambura ni ugufata ya migozi yaribohesheje bya bintu ukayihambura ukayivanaho ukayica cyangwa se ukayikata ariko bya bintu byari bifatanye bikarekurana ubwo icyo gihe ubuhambuye guhambura rero iminyururu y'uburetwa iminyururu tuzi icyo cyo umunyururu ubundi ni umugozi ukomeye w'ibyuma nta muntu uwuca iyo uwo mugozi uhambiriye nk'imbwa bashyira ku munyururu bagashyiraho n'ingufuri nta muntu ushobora kuyifungura uretse ufite urufunguzo rwa ya ngufuri imbwa ntishobora niyo yagira amahane ameze ati ntishobora guca umunyururu umunyururu ni umugozi mbese ukomeye mu buryo budasanzwe uburetwa rero uburetwa ni ubuhake ariko bubuze n'impuhwe hari ukuntu iyo wenda tuvuge nk'abakozi bo mu ngo uyu munsi ntabwo tuvuga ngo bakora uburetwa iyo umuntu bavuga ko akora uburetwa ni ukuvuga ngo ni wa muntu ukora mbese imirimo myinshi isuzuguritse ababaye mu gahinda mbese nta n'impuhwe afitiwe uwo nguwo aba akora imirimo y'uburetwa ni imirimo mibi ariko kandi nta n'urukundo ruri kubamukoresha mbese muri make akora ibyo agomba gukora niko navuga akanarenzaho ariko ntanagirirwe n'impuhwe ntahabwe n'akanya ko kuruhuka iyo niyo mirimo rero abayisiraheli bakoraga mu Misiri imirimo y'uburetwa ya mirimo yo hasi iciriritse bagakora imirimo yose kandi abayisiraheli abanyamisiri batabakunze Uwuhoraho rero ajya kubavana mu buretwa nuko abonaga bababaye kandi bababaje aravuga ati bwoko bwanjye we ngiye kugutabara abavana mu buretwa bw'abanyamisiri uburetwa rero nubwo burimo bwo hasi butagira n'amategeko akurengera mbese iyo umuntu akora imirimo y'uburetwa bakora nta n'umuntu umufitiye impuhwe nta n'umwitayeho mbese abakora nabi ababaye arushe mbese aremerewe ariko nta kundi yabigenza kera hajyaga habaho ubucuruzwa kw'abacakara ndibuka rwose isava hano nagiye kwiga batujyanye ahantu hitwa mu Rwanza isoko ryo mu Rwanza ni isoko ryari rizwi ku buryo navuga ngo mpuzamahanga ryacururizwagamo abirabura bajya gukora imirimo y'uburetwa ubwo ngo barazaga nyine bagaciririkanya ndashima Yezu wakuyeho icyo kintu nyamara nubwo tujya tuvuga ngo ubwigenge nta kigenda muvandimwe ujye ushima Nyagasani agenda akuraho ingoyi nakubwiye ukuntu agiye kugura ihene nkabona ukuntu duhene tubabaye ndavuga ndishimwa Yezu utaratumye abana bacu baba bameze kuriya atari bo bagurishwa kuriya icyo gihe rero mu Rwanza aho barigurishaga abirabura umuntu akaza akagaragura akareba akajya areba umuntu w'igisore agatwara abo ngabo akajya kubakoresha imirimo imashini zari zitarabaho abirabura nibo bakoraga imirimo y'imashini yabaga yaguzwe abantu bakaza bakajya kumugurisha ku buri munini byabaga ngo ari dosiye ikomereka kuba umusore ukagira ibigango bye byabaga ari akaga gakomeye ariko nyashima Yezu kuko muri bwa buretwa hari abo yagiye atabariramo abangaba bavuga ngo abantu bari Amerika benshi nabagiye bagenda muri ubwo buryo bw'uburetwa bahagera Imana ikabatera iteka bakaba bagira gutya bagakundwa nabo bantu baho bakavana nabo nuko bakazageraho bakava kuri yango y'uburetwa nuko bagahinduka bene gihugu cyangwa se bageraga bakanabaha ubwene gihugu ariko muri ya mirimo mibi bakagenda bagira ukuntu Imana igenda itera iteka abantu nuko bikagenda uko nguko abo ngabo rero nabo bariho ariko icyo nashakaga kuvuga ntago ari inkomoko y'abantu kuko ibyo byo nta nubwo mbihugukiwe cyane ntavaho ngerageza nkanabeshya ariko icyo nshaka kuvuga nuko ubwo buhake bwabayeho bwo kugira ngo abantu bacuruzwe bajye gukora imirimo y'uburetwa iyo mirimo yisha abantu benshi cyane benshi banayipfiragamo kuko ntibafatwaga nk'abantu bafatwaga nk'inyamaswa bakafatwa nk'ibintu mbese urumva twaganiriye kuri beri ngo yaryaga bayari niyo yaryaga abantu ngo imirambo y'abantu bayihaga ubwo ni ukuvuga se ngo babaga ari abantu bishwa bamaze bapfuye reka da hari nabo bicaga kugira ngo icyo kigirwamana kibone ibyo kirya
ibyo rero byose byagiye bikurwaho buhoro abantu bagenda barushaho gutera imbere bagenda babona ko ibyo bintu biteye ubwoba biteye isoni bagenda bashyiraho n'amategeko arengera ikiremwa muntu nuko uyu munsi uburetwa ntibukiriho naho bashaka kugenda gukoresha abantu ibintu by'uburetwa babikora rwihishwa ariko umwana ntabwo bikiri ku mugaragaro kera byari ku mugaragaro umuntu yambona akagenda akabwira umugabo wanjye ati uriya mugore muzane ndaguha amafaranga ya naya cyangwa akabwira umugabo akambwira ati muri ya mugabo turamugura ya naya agiye kudukorera nta nubwo no kuvuga ngo agiye kutubera wenda umugabo oya agiye kudukorera mu mirima akagenda ariko ubwo bikaba birarangiye muvandimwe birashoboka ko udafite amashimwe mwana wa mama nkavuga ngo ngenda shima iki Imana ngo buse shima Imana ko yakuyeho uburetwa reka nkubwire naso cyangwa sogokuru wawe umuvandimwe wawe cyangwa se umubyeyi wawe niba yaranapfuye ukamushingura shima Imana ko byibuze wamubuye ariko kera bakoraga imirimo y'uburetwa umuntu akagenda agiye ntazanagaruke muvandimwe ibyo bintu ujye utekereza ko byabayeho ibyo byavuyeho rero none rero isi yabonye ko ibyo bintu ari bibi ishyiraho amategeko arengera ikiremwa muntu none wowe bwa buretwa isi yakuyeho buracyabuhambiriye hari abantu wagize abakozi bawe b'uburetwa muri wowe mu mutima wo kubera ubugome wifitemo ukumva ko hari abantu bagomba kubabarizwa imbere yawe bagomba kubabazwa kugira ngo niba ari abantu bagukesha kubaho barya ari uko watanze rasiyo ukavuga ngo ngo nzajya mbagenera uko mbyumva ngo ugiye ngo ntabwo nabishobora ukajya bagenera muvandimwe hari abantu batungwa n'isosi n'ubugari gusa sosi y'ubunyobwa atari uko ababyeyi babo babuze icyo ari uko urwango mu mutima niba ari ibyo ngibyo hari n'abatabibona ukumva ko kuba wabahaye ikawunga cyangwa se ubugari cyangwa se abakozi bawe ugateka amanyama ukagira gute warangiza ugafunga firigo abakozi barya ubugari barya kawunga n'ibyo ngibyo n'ibyo nta mukozi wo kurya ibitari ibyo ngibyo baranarengwa bagatangira no kudusuzugura ntacyo gituma bagera bakanatwiba nuko baba babona bararenzwe mu cyaro si ibyo ngibyo barabibona ukagenda ukagura umuceri mwiza cyane ukawushyira hariya warangiza ukagura wa wundi bita kigori cyangwa wo hasi mbese umuceri mbese karite ya nyuma ishoboka ihendutse uwo akaba ari wowe abakozi bawe wajya kubapimira kandi ukabapimira bavuga uti uriya n'umuceri w'abakozi uriya n'uw'abashyitsi na databuja natwe nyine abakozi bajya guteka bafite isafuriya nyirabuja na shebuja kandi ibyo mvuga biriho njyewe ndabivuga nzi neza n'abantu bakora ibintu nk'ibyo hari abo nzi njyewe navuga ni runaka akora gutya agahora n'imfunguzo mu ntoki afungiranye firigo irimo inyama irimo ibintu byose akabasigiye abakozi isosi y'ubunyobwa nabwo akabasigira amavuta akagura ari amavuta hari amavuta ahendutse nyina ariya nyina ngo atera uburwayi hari amavuta mbese ahendutse nicyo nshaka kuvuga wakigura yayandi meza akaba arayiye n'abana n'umugabo ariko abandi bakaba bagomba kurya yo ngayo niba banabonye nako gasosi niba arya ibyo ngibyo kandi nyamara akaba ari umugenzi ugana mu ijuru akaba ari umugenzi ugana mu ijuru kandi wambaye umwambaro wo kugana mu ijuru rwose uwo si umunyururu w'uburetwa koko kumva ko umuntu azabana nawe ntarye kumva ko umuntu azakora ukamubyutsa igicuku cyose saa 10 akaba yabyutse atangiye gutegura akirirwa henuka nagurika agira gute akaza kuryama ari uko mwe mumaze kuryama kandi ko manywa atagomba kuruhuka uwo si umunyururu w'uburetwa koko niba wowe urya wamara kurya bya biryo byiza witeguriye ukumva urananiwe ushaka kwirambika gato ngo uruhuke umukozi wawe ukaba udashobora no kumwemerera no kurambika umusaya gato agomba kubyuka kare mbere yanyu agategura ibigomba gutegurwa akirirwa mu kazi kandi hanyuma nijoro nagomba kuryama mbere yanyu muvandimwe hatari uburetwa ni hehe koko ugasanga hari n'umuntu ubitoza abana gusanga n'abana nabo baba mu buretwa bumeze gutyo kandi ukaba uri umugenzi ugana mu ijuru uti nzarijyamo nzarijyamo none nyagasani uyu munsi arambwiye ngo nkubwire ngo hambura iminyururu y'uburetwa ubwo buretwa washyizemo abantu babandi ufiteho ijambo barya ari uko wagombye kubaha ukabagenera uko ushaka
ibyo uzi ko nawe bitaguhaza ukumva ari byo bigomba kubahaza, bakitoza kurya bikeya kubera kubibura. Ugasanga abantu batangiye kujya bashukura kubera kutabaha ibihagije. Muvandimwe, ubwo uri umugenzi ugana mu ijuru. Hambura umunyururu w'uburetwa, niko Nyagasani ambwiye ngo nkubwire. Urekure abashikamirwa, nicyo gikurikiyeho, kurekura abashikamirwaga. Abo ngabo wahambiriye muri iyo minyururu y'uburetwa bari kure. Abo ngabo wari waragize gutya ibikoresho byawe, hambura umunyururu w'uburetwa, bahe barye, bareke nabo bakoremo izo nyama, nabo barazishaka. Ibyo biryo byiza nabo barabishaka. Ariko ninde utaryoherwa? Ninde muntu udafite ijisho riryoherwa n'ibiryo? Uturyo tukaranze neza, duhumura neza, ninde utaturya? Ariko ukumva ko agomba kutugukarangira, hanyuma we ntanakoreho. Ukumva ko ugomba guteka izo nyama. Hari abantu bagana mu ijuru bameze gutyo, ukaziteka warangiza ukazifungirana muri firigo, mukajya mushyushya utwo mugiye kurya. Abakozi bakaba bafite ibyo wabageneye byabo, nabo mbese yewe uti nibe nabo barabibona. Hari abatabibona, ariko nawe kuba bibona nuko ari mu rugo rwawe. Ese mu by'ukuri urwo rugo rwawe ruramufasha gusingiza Imana uko bikwiye? Hari amashimwe atazamuka kubera twebwe. Iyo minyururu y'uburetwa abantu tuyibohesha ntabwo bashima. Nibadashima kubera twebwe, natwe turi mu kaga. Uri mu kaga muvandimwe wanjye nkunda. Uri mu kaga kuko utajya ubwira abantu ibyo kugana mu ijuru. Ntubemerere ngo bazamure amashimwe n'abasingiriza Imana ariko mu rugo rwawe. Ariko wari uzi n'ikindi? Uzi ko Nyagasani yabonye hariye abantu 10 yohereza ibiryo by'abantu 10, ariko iyo hariye 5 yohereza ibya 5. Wowe rero mu rugo rwawe hari abantu 10 hakarya 5. Nukuvuga ngo iteka muzahora mu biryo bikeya kubera ko Imana yohereza ibya 5 kuko nibo barya. Nuko rero wabona uri mu bibazo ngo iyi ngo rega ngo n'imikorere yabaye ntayo, ngo n'umuntu ngo arakora ngo nibikunde, ngo ndabona ngo ndashakisha ngo nkabona ntibikunda nyine, kuko abaryi wawe ni 5 kandi 5 bari gupfa bicwa n'inzara. Imana igiye kohereza yohereza ibiryo bya 5 kuko nibo barya, abandi kabatungisha manu. Birakwiriye koko muvandimwe ko waba uri umukire abana bawe bagatungwa n'undi muntu? Ngaho nawe bigereranye. Umuvandimwe cyangwa umuturanyi wawe akiyemeza kujya gutangira rasiyo mu rugo, wowe ukaba watanze wenda amakeya, umuvandimwe cyangwa umuturanyi akaba agabura. Mbese ufite abana 3, umuvandimwe akemera ko azajya agabura, cyangwa se umuvandimwe akajya yiba kugira ngo akugaburire 2 kuko muri 3 harya umwe. Muvandi, wakwishima koko? Ko nzi ko abantu dukunda kwihagara udakennye, ahubwo ari uko babandi 2 babuze icyo kurya. Kahera ko wakwishima dukunda kwihagararaho, ntakasuzugure azamurwa se kugabura abana banjye andusha mikoro. Suko tuba turi kuvuga ngo kuko Yesu Kristo azi wawe rero agasanga hari abantu baharenganiye bagiye kwicwa n'inzara, akajya manura manu ikagwa kuri babandi batarya. Nawe kandi urimo kwiruka rwose, hari igihe ufite mwako kamodoka keza Imana yaraguteye iteka. Ari abantu Imana itera iteka pe, igakomeza ikabatera iteka, bagakora ibyo ngibyo Imana ikabihanganira. Imana yaguteye iteka, ufite iyo modoka yawe, Imana yaguteye iteka, wenda ufite nako kazi kawe keza, ariko ntutekereze uti ko mbifite, ese ko atari nge wa mbere utunze, ko ntari n'uwanyuma, nimva ahangaha nzaba nsize nk'uruki. Muvandimwe abo bantu hatekereze, njyewe ndi kugukebura, ntabwo ndi kugutunga urutoki, nje ndi kukwereka igikwiriye, none wowe uraza kureba uhagaze uteye imbere y'igikwiriye. Kugira ngo isengesho ryawe rizamuke rigera hakwiriye, ugomba gusiba uko bikwiye. Ni gute rero? Nuko ndi kukubwira. Iki gisibo rero nikikubere impamvu yo gutekereza kuri ba bantu warenganyije, udohore iminyururu y'uburetwa, uyihambure, udohore ingoyi z'akarengane, uhambure iminyururu y'uburetwa, hanyuma urekura abashikamirwaga. Kubarekura ni gute? Nukubaha icyo baburaga iwawe, nuko bagasingiza Imana, ariko n'abamashimwe akazamuka. Bakavuga bati turasingiza Imana yaremye runaka ikamuha n'ubushobozi. Yewe iyo atabaho sinari kuzarya inyama yitwa gutya, iyo atabaho sinari kuzarya ifiriti, sinari iwacu ntizari zihaba, nta nubwo iwacu bazi ko, sinari nzi yuko ari umwana wigeze kubimbwira ati sinari nzi ko birayi ushobora gushya bitagiye mu mazi. Tekereza nk'uwo muntu asanzwe atabizi, ageze iwawe Imana imuteye iteka, imukandagiza mu bakomeye ari bo bawowe, kugira ngo amenye ibyo bintu. Arabibonye ariko ntushatse ko anabiryaho. Ko subaye iki? Uri igisambo.
muvandimwe mu minsi ishize narabivuze ariko sinabitindaho cyane. Ndashima Imana ko za ntoki twitaga iz'abasirimu zabaye izacu, ariko kandi birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba utari ufite ishimwe. Ngo ariko se ndashima Imana iki ngo rwose ngo kureba ngo nta kigenda. Muvandi, uko abiri kose ntabwo ufite intoki zihanda. Iza ntoki twitaga iz'abasirimu, ka karenge kanyerera twitaga k'abasirimu kacu karwaye amaga. Haleluya. Ya myambaro babandi bahinduranyaga, ya mavuta abo bisigaga twe tubona ari inzozi kuri twe, uyu munsi natwe haleluya, biratubereye. Amina. Biraturyoheye. Haleluya. Kuko twatewe iteka na Nyagasani Imana ihoraho iteka. Haleluya. Yaduteye iteka nuko natwe dusigaye mavuta ariko turaryoshye, yewe turakeye ariko yego. Amina. Kandi natwe biratubereye. Ariko izo modoka natwe turazatsa tukazijyamo. Ushobora kuba no mu gihugu cyateye imbere, abo bazungu nawe ukabagendamo ukajya uzikatakata muri ya mihanda. Iyi nagiyeyo ndeba ukuntu imihanda yaho imeze, ukuntu ikomeye cyane, ari ica hejuru n'ica hasi, mbese birakomeye. Izo zatire nawe umaze kumenya kuzitega ukijyanayo ugaca muri bya byuma. Nabonye ukuntu baca mu byuma, mbese yewe byose ko nabyiboneye. Ndavuga ibyo nabonye. Imana ikabera guteye iteka uri muri ibyo bihugu byateye imbere. Uratwaramo imodoka ukazinyuranyuramo rwose, ntabwo feruje zawo zikumenya ngo ziguhagarika abandi batambutse, woya nawe utambuka nk'abandi, ukaba uri kugenda umerewe neza. Warangiza ngo aha, ngo ariko umuntu yashima iki, ngo buse ngo aha, ngo buse ngo ninjye nyakugorwa. Nyakugorwa utwaye imodoka, nyakugorwa ufite akabiri kanyerera ibirenge bitakiriho amaga. Nyakugorwa we, wabuze icyo ushima Imana koko? Nyakugorwa koko nk'uko waryize. Iyo myambaro uhinduranye uko ushaka, ukamenya ko ikirori iki n'iki kiri bwambara umwambaro uyu n'uyu, ukaba wambaye rwose ukanaberwa, ukaba uri nyakugorwa. Ngo nari nyakugorwa se ngo Yezu ntiyamaye isezerano rinini ngo akaba atararisohoje? Uretse kureba ku bitarasohoye, nishobora no kuba bitarasohoye kubera uko wabyitwayemo. Nyakugorwa uko waryize koko muvandimwe nkunda, ubu uri nyakugorwa koko? Uri nyakugorwa? Wowe wabashije kubona ayo mahanga ukabona izo viza abandi batabonye? Reka tuve ku bari mu mahanga da, kuko bo kuri twe baba barabaye abazungu. Twebwe mbese iyo umuntu akwahereje n'akantu kavuye i Burayi, yewe n'isaha uti nta gasaha kavuye i Burayi, mbese ako kantu kaba ari akantu gakomeye. Niyo kaba kaguboneka hano mu mujyi wa Kigali, ariko iyo kavuye i Burayi mbese kaba gafite iyo kashe y'i Burayi. Ukaba uri nyakugorwa, nayo wohereza akantu muri Afurika bakavuza impundu, kandi witwa nyakugorwa. Hari abo tujya tugana ngo yewe ngo koko ngo ibiryo simbibura, ngo ariko oya, iyo ariko yivaneho muvandi. Niba unarwaye wagiye aho babasha kuvura. Inanga hari abantu batagira n'iyo mitiweli, batayibona, badafite n'uburyo bwo kwivuza, ariko kandi ntabwo biyita abanyakugorwa. Uko biri iyo mugani usanga ashima Imana. Nawe ufite umusonga wawe, sinkubwira ngo nta musonga ufite, oya urawufite, ariko uwo musonga wikubuza gushima Imana. Uwo musonga wikubera impamvu yo kudashima. Muvandimwe ujya mu ijuru, njyewe nicyo nkwisabiye. Iyo ngo yakarengane nawe ubwawe wishyizeho, uwo munyururu w'uburetwa nawe ubwawe wihambirije, ukabuzi ko ari wowe nyakugorwa mu isi. Wihambura no ku bandi gusa, nawe ihambure. Ishakira ubwigenge, va mu bucakara bw'uburetwa, nawe igenge, ushime. Vuga uti ndagushima Yezu, wampaye imodoka, wampaye inzu, wampaye. Reka nkubwire wenda niba utanabifite avuga ngo nibe n'abafite ibyo nibashime. Oya reka nkubwire, njyewe nakuze mfite ikirenge gifite amaga. Njyangana n'abana banjye nkababwira ni amavunja, bativunja ni igiki mama, ntibazivunja. Ariko muvandimwe amavunja wowe urayazi ko hari ibyo twarwaye, ndetse narwaye mu mavunja yindi y'umwuga, kuko abaga haye umwuga, ariko narayarwaye ivunja nzi cyari cyo. None ubure gushima Imana ko n'abana bawe batazivunja icyo ari cyo. Ubure gushima Imana ko nako na yandi warwaye yayahanduye, ukaba ufite akarenge kanyera nk'akaba abasirimu wabonaga baza mu cyaro bakatwifatira. Hibarazaga rwose, hari abo twari duturanye bavugaga ibi amagambo tukayayoberwa. Ariko uyu munsi, haleluya, uyu munsi natwe twabaye mu mubare wa babandi. Haleluya, babandi twarebaga tukabona barageze iyo bajya barahiriwe, natwe uyu munsi twabaye. Ubwo ni ukuvuga mu yandi magambo turi abahire bo mu isi. Ariko twe twiyise irigowe, turi ingorwa. None se nagira nte? Yewe hari uwundi muntu wababaye nkanje. Muvandimwe, uyu munsi hambura uwo munyururu w'uburetwa,
wikureho uko gushikamirwa maze ureke amashimwe azamuka. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.